Yes ashimwe bene data ni Pastor Ndayizeye Emmanuel mbahaye ikaze muri Ndayizeye Impact Show. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo gusangiza ibyo wamenye ukabisangiza abandi. Iyo umuntu abaho kubera ko Imana ishaka kagira umumaro. Hari abantu Imana izana mu buzima bwawe kugira ngo ubagirire umumaro. Rero ubuzima bwawe bukwiye kuba ubuzima bw'umumaro. Kandi uburyo ubuzima bwawe bw'umumaro nuko ufata ibikurimo ukabisangiza abandi. Iyo usangije abandi ibikurimo ubongereye agaciro. Icyo bita to add value, ubongereye agaciro. Bibiliya iratubwira muri Filemoni igice cya mbere umurongo wa 20 ngo bibe bityo mwene data nkubonemo umumaro mu mwami wacu unduhure umutima muri Kristo Yesu. Ahangaha iri jambo riravuga ngo bibe bityo mwene data, abantu bakuri ruhande babifuza ko ubabera umumaro. Bibe bityo mwene data, buri wese buriye nubwo batabikubwira ariko abavuga ngo umubere umumaro, kandi numara kumubera umumaro biramuruhura umutima. Ni byiza rero yuko dusangiza abandi ibyo twamenye kuko nibyo bibafasha. Kandi iyo usangije abandi ibyo wamenye ukabongerera agaciro, ntago ari bo bonyine, ntago bigarukira kuri bo bonyine, kubera ko nabo iyo babaye abantu basobanutse babifasha abandi, ugasanga wagize umumaro no ku bantu utazigera ubona. Hari abantu bajya bambaza ngo ese Emmanuel ko usangiza abantu ibyo uzi, ibyo wamenye, ukuramo iyihe nyungu? Ese urabihemberwa? Ese hari amafaranga ukuramo? Hoye, ntabwo kugira umumaro ari kuvuga ngo biba kugirira inyungu mu buryo bufatika bw'amafaranga. Ariko iyo abantu ugiriye umumaro, ubuzima bwabo buhindutse, bakaba beza kurutaho, cyangwa se agaciro k'ubuzima bwabo kakiyongera, nawe bikugiraho ingaruka nziza mu buryo ubu cyangwa ubundi. Rero ntabwo ubikora kubera ko ubifitiye inyungu ifatika, ahubwo ubikora kubera ko iyo uhinduye, iyo ugize umumaro, nawe uretse abo baba bahinduriwe ubuzima, nawe biba bikuzakugiraho umumaro ndetse bikagira n'umumaro abandi. Pawulo yandikira umwana we Timoteyo igice cya 2:2 yaravuze ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abandi, ntubyihererane, ubimenyesha abandi bo kwizerwa, nabo bazashobora kubyigisha abandi. Yaramubwira ngo mwana wanjye, dore nguhaye iby'agaciro, ndagusangije, nawe uzasangiza abandi. Mu yandi magambo turavuga ngo ibyo ndimo ndakugiraho impact, cyangwa se ibyo ndimo ndagufashisha bizagira umumaro n'abandi. Wakwibaza ngo niki ukwiye gusangiza abandi? Reka mvuge ibintu bitatu ukwiye gusangiza abandi. Ikintu cya mbere ukwiye gusangiza abandi kugira ngo ubuzima bwawe bugire umumaro kuri bo n'ubumenyi. N'ubumenyi wamenye. Iyo hari icyo wamenye mu bumenyi busanzwe gishobora gufasha abandi kuba abantu basobanutse, kibigishe, kibahe. Kuko niba bihinduka abantu basobanutse, by'ukuri bazavuga ngo uyu muntu yagize umumaro, n'uwo murage ukomeye, legacy ushobora gusiga, gutanga ikintu gihindura ubuzima bw'abantu. Icya kabiri, sangiza abandi ijambo ry'Imana n'inkuru z'umwami wacu Yesu Kristo. Kuko kumenyesha abandi ijambo ry'Imana n'inkuru z'umwami wacu Yesu Kristo umufashije kugira ubugingo bw'iteka. Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Iyo rero ubwiye umuntu inkuru za Yesu Kristo akamwakira, umugira umumaro kubera ko abazabaho ubuzima bw'iteka. Icya gatatu kwe gusangiza abandi n'ubuhamya bwawe, experience. Hari ibyo uba warize mu buzima, hari amasomo warakuye mu buzima, hari aho wagiye unanirwa. Nukwiye kugira isoni zo kubwira abandi aho wagiye unanirwa kugira ngo bazirinde amakosa wakoze. Hari ibyo wagiye ubasha kugeraho by'indashyikirwa, basangiza amabanga yagufashije kugera kuri ibyo bintu by'indashyikirwa kugira ngo nabo bagere aho ugeze. Sangiza abandi ibyo wamenye, urabuhinduye ubuzima bwabo. Ubumumaro ongera agaciro ku buzima bw'abandi, niwo murage ukomeye ushobora gusiga. Yesu abahe umugisha mwinshi. Amen.